Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Nongeye kubaha ikaze kandi nanabasuhuza ni mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku 104.3 ijwi ry'Amerika. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya gihagarariwe na Roger Nigena, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye mugiye kubana mbagezaho iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza. Nyuma y'aho icyorezo cya virusi ya corona gitera indwara ya COVID-19 kigereye mu Rwanda ndetse isi yose kuri ubu ikaba ihangayikishijwe n'indwara itarabonerwa umuti cyangwa urukingo, mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo hashyizweho ingamba zitandukanye zo kurwanya iki cyorezo zirimo na gahunda ya Guma mu rugo. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uruhare rwa gahunda ya Guma mu rugo mu gufasha imiryango mu gukemura amakimbirane, dore ko akenshi hari abavugaga ko amakimbirane aturuka ku kuba abashakanye batabona umwanya uhagije wo kuganira bitewe n'imirimo ya buri munsi irimo gushakisha imibereho. Turumva ibitekerezo bitandukanye bya bamwe mu babyeyi bagiye bavuga ku bijyanye n'iyi gahunda ya Guma mu rugo mu gukemura amakimbirane yo mu muryango. Turumva kandi umwe mu miryango yahoraga mu makimbirane ariko kuri ubu bakaba barabashije gukemura aya makimbirane kubera iyi gahunda ya Guma mu rugo. Turakomeza kandi twumva ikiganiro twagiranye n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu kagari ka Kazirabonye atubwira ko iyi gahunda ya Guma mu rugo yaba yarafashije imiryango kongera kubana mu mahoro. Ntimujye kure ya radiyo zanyu, ikiganiro mu buryo burambuye ni mu kanya. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Mu gutangira ikiganiro cya none, reka tubanze dusobanukirwe amakimbirane. Abantu bavuga ko hari amakimbirane iyo hari ukutemeranywa ku bitekerezo cyangwa ku bintu runaka bigatuma umubano w'abantu uburamo umudendezo n'ubwisanzure. Ibishobora kuba inkomoko y'amakimbirane mu bashakanye harimo uburere buri wese yahawe, ubuzima umuntu yanyuzemo bwiza cyangwa bubi, ibikomere umuntu yahuye nabyo mu buzima bitakize, kutumvikana mu gucunga umutungo w'urugo, ibyo umwe aha agaciro ariko undi akabona ntacyo bimaze, kutumvikana ku mirerere y'abana ndetse n'ibindi. Amakimbirane mu muryango ni kimwe mu bidindiza iterambere ry'abagize uyu muryango, ni ukuvuga umugabo, umugore, abana babo, abavandimwe babo ba hafi ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Nyuma y'aho Leta y'u Rwanda ishyiraho gahunda ya Guma mu rugo rero mu kurwanya icyorezo cya virusi ya corona, benshi mu bagabo n'abagore babonye umwanya wo kugumana mu rugo hamwe n'abana babo. Ni muri urwo rwego rero mugenzi wacu Honore Ishimwe yaganiriye namwe mu babyeyi batandukanye nuko ababaza uko iyi gahunda ya Guma mu rugo yaba yarabafashije gukemura amakimbirane ari mu miryango yabo. Reka tubumve. Iyi gahunda ya Guma mu rugo yigishije abantu havemo n'umusaruro bitewe n'uko abagabo kenshi babaga bibiriye mu bubari, ugasanga amafaranga kenshi babasha kuba bafite babasha kuba bayanyweraga bakayamara mu bubari, ariko bagiye babasha kuyaha bakayasangira n'abagore babo. Ikindi kintu cyatufashije inyungu bakuyemo nk'abagore cyangwa se nk'abagabo bagiye bakuramo, babashije kubona umwanya wo gukontorora ingo zabo bakanaganira n'abagore babo cyangwa se n'abagabo babo, bituma rero hari gahunda nyinshi babashije kugeraho bitewe n'ibiganiro bagiye bahura nabyo. Umugabo ntabwo twavuganaga, ubu dukorana imirimo tukavugana kubera batabona gusohoka ngo bajye kunywa inzoga. Muri gahunda yo kubaka umuryango, iyi gahunda ya Guma mu rugo icyo yatanze umusanzu mu muryango ni uko ku mugore n'umugabo ni uko harushijeho kuba imyubahane, kubera ko igihe cyose bahoraga barimo baganira bahujije. Mu buryo bwo kubaka umuryango, umugabo n'umugore bagiye bahurira hamwe bahuza ibitekerezo. Hari byinshi kubera kuba batari hamwe ngo bajye inama bagire ibyo bikorera mu ngo, ariko aho bahuriye hamwe bagiye bahuza ibitekerezo, bagiye begera abana bamenya uko bifashe, kubera kubana nabo inshuro nyinshi hari ibyo batajyaga bamenya kuko babaga badahari, ariko aho bahuriye hamwe hari ibintu byinshi bagiye bunguka kuko babaye bahari bakabikora.
bakabikurikirana buri wese ku rwe ruhande hari ibyo yabaga adasobanukiwe akabitwara uko bitari n'undi akabitwara uko bitari ariko bafashe umwanya wo kubiganiraho buri wese amenya ukuri kwa buri kintu. Icyo umugore n'umugabo bungukiye mu rugo ni uko bari kumwe baganira iby'urugo kuko igihe n'igihe umugabo yagiye ukaba wataha nijoro ugataha uryama ntumenye iby'urugo ko byiriwe umugore ukumva ari we nyine nyir'urugo ariko ubu ngubu hagataha umugore n'umugabo ni bamwe ni nk'umwana mu rugo n'ubundi ko ntiyemeye kuva mu rugo ajya mu kandi gace runaka. Niba umugabo yaza ku isantere yashyiramo rimwe agashaka kugira ngo afite umutima wo kujya mu rundi rugo urumva neza yuko ntago uwo mutima kujya mu rundi rugo ntago ufite kuko atagaze gutanga ku gacupa nyine. Ibyo birumvikana byaragabanyutse kuko ubusanga umugabo n'umugore bari mu rugo bari mu mirimo y'urugo niyo bafite abo bahinga bari guhinga bari kumwe nibyo kwishimira rwose. Twirirwa mu rugo tukirirwa mu mirimo tukigira guhinga amatungo tukayitaho nta bintu byo kujya mu kabari ubundi yaragendaga kataha bukeya tukanarwana twararaga mu nduru ariko aho Guma mu rugo iziye rwose ni ukwirirwa mu rugo twikorera ibyacu twita ku bana abana nabo bagasusuruka bakabona ko papa na mama bameze neza mbere kwari ukwirirwa mu induru zidashira ntamenye ko mfite agaciro yataha nta yumve ko hari ikintu nakoze ntange aranyita sheri nkumva ndanezerewe. Turabashimiye aba baturage bamaze kudusangiza ibitekerezo byabo. Bamwe bagarutse ku kuba muri iyi gahunda ya Guma mu rugo barabonye umwanya mwiza wo kwita ku bana babo bafatanyirije hamwe nk'umugabo n'umugore. Abandi nabo bavuze ko wabaye umwanya mwiza wo guhuza ibitekerezo no kujya inama ku bijyanye n'iterambere ry'urugo. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Muri studio rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Wikeza. Christelle ngo ayikaze mu kiganiro. Urakoze cyane. Ndagira ngo noneho utugezeho bumwe mu butumwa umaze kwakira ibitekerezo by'abadukurikiye twumve nabyo batekereza ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi. Rika nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM. Mugenzi wanjye nk'uko abivuze hari ubutumwa tumaze kwakira buri kugaruka kuri insanganyamatsiko turi kuganiraho none igaruka ku ruhare rwa gahunda ya Guma mu rugo mu gukemura amakimbirane. Turi kubwakira binyuze kuri nimero ya WhatsApp y'ikiganiro ejo ariyo 0788854141. Twihuse Amahoro Angelique uherereye mu karere ka Nyarugenge avuga ko gahunda ya Guma mu rugo yahuje cyane abafite amakimbirane mu muryango. Ati kuko babonye umwanya wo kuganira ku makimbirane bafitanye batarinze kwitabaza inteko z'abaturage. Uwimu Alphonse waravuga ko gahunda ya Guma mu rugo yakemuye amakimbirane ashingiye ku icunga ry'umutungo w'urugo. Dukomeza Valentine Mumvaneza uherereye mu Gasyata yagize ati gahunda ya Guma mu rugo mbona yarafashije ababanaga mu makimbirane kubireka. Ati kandi ikindi hari n'abatinyaga gutongana ngo badakeka ko bapfuye inzara. Oscar yagize ati ndabasuhuje inshuti z'ikiganiro ejo. Ati no ku nsanganyamatsiko gahunda ya Guma mu rugo yagize uruhare rukomeye kuko byatumye umwanya wo kuganira ku bitagenda neza uboneka. Ati kwibaza kwa buri muntu ku giti cye aho tubahije inshingano ze z'urugo. Ati ndetse n'uwapfushaga amafaranga ubusa yabonye ko n'igiceri kimwe gifite agaciro. Ati kandi byabaye isomo ku miryango myinshi ko gushyira hamwe ntako bisa. Ezekiel we avuga ko gahunda ya Guma mu rugo yabaye umwanya mwiza wo kuganira ku bitagenda ndetse no kwiyunga kw'imiryango. Naho Vidaste we aravuga ko Guma mu rugo yabaye igisubizo ku miryango myinshi kuko buri wese yabaga azahundari. Muri Siradukunda uherereye mu karere ka Musanze yagize ati gahunda ya Guma mu rugo yatumye imiryango ifite amakimbirane biganiraho. Ati kuko mbere buri umwe yabyukaga ajya mu kazi gushaka imibereho bagataha bananiwe ntibabone umwanya wo kuganira ku bibazo bafitanye. Bakunze b'ikiganiro mudukurikiye ubutumwa tumaze kwakira n'ubu. Nicole wakomeza n'ikiganiro. Ndagushimiye cyane Christelle Wikeza ku butumwa umaze kutugezaho. Nawe uduteze amatwi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi wadusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi. Tubwire ese ubona ari uruhe ruhare rwa gahunda ya Guma mu rugo mu gukemura amakimbirane mu muryango? Dusangiza igitekerezo cyawe binyujije kuri telefone igendanwa ariyo 0728 0282 32 cyangwa kuri 0787 58 Ushobora gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp.
wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Mu muryango umwe mu bashakanye ashobora guteza amakimbirane bitewe n'impamvu zitandukanye. Urugero, umugabo ashobora kumva atakiriwe uko ameze iyo yumva umugore wasa n'ushaka kumuhindura ngo amureme mu undi muntu yifuza cyangwa agahora amugereranya n'abandi. Umugore nawe ashobora guteza amakimbirane mu muryango bitewe n'uko yumva ko atubashywe kandi akumva atitaweho iyo umugabo atamuhaye igihe kandi ntihite ku mbamutima ze, agasa n'ubuza umutekano. Ashobora kandi kumva ko hitabwaho ibitakozwe agahora bicyurirwa aho gushimirwa ibyakozwe no guterwa inkunga. Amakimbirane hagati y'abashakanye si interuro nshya mu matwi ya benshi, dore ko ari kimwe mu bibazo byugarije umuryango nyarwanda nubwo hakorwa byinshi ngo akemuke umuryango utekane. Nyamara ugasanga hari naho kuyakemura binanirana, cyane cyane iyo umwe cyangwa bombi mu bafitanye amakimbirane batabyumva kimwe. Nubwo bimeze bityo ariko gahunda ya Guma mu rugo hari abubatse ingo yahaye umwanya uhagije wo gucoca amasinde bari bafitanye maze biyemeza kubaka umuryango uzira amakimbirane. Urugero ni umuryango utuye mu karere ka Kicukiro wahoraga urwana kubera kutizerana ndetse n'ubusinzi, nyamara kubera kwirwana mu rugo bakagira umwanya wo kuganira biyemeje guca ukubiri n'aya makimbirane. Ni mu kiganiro bagiranye na Marie Claire Isingizwe. Komeza kugubwa neza wuteze amatwi Ikiganiro Ejo. Uyu munsi ndi mu karere ka Kicukiro, ndi mu rugo rw'umugabo n'umugore batifuje ko amazina yabo atangazwa, ni mu kagari ka Nyanza. Uyu munsi tugiye kuganira ku buryo gahunda ya Guma mu rugo yabafashije kwikemurira amakimbirane bari bamaranye igihe kirekire. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Murakoze. Aha, murakoze cyane. Ese ubundi amakimbirane mwagiranaga ni amakimbirane ameze ate? Twararwanaga rimwe na rimwe nkamusuzugura, tukarwana ku buryo abaturanyi baza. Hari igihe yamaga amafaranga yo guhaha nkayagayo, akaba ikindi gihe ataha asinze nyine akambwira ngo nimukuremo inkweto nkanga kuzimukuramo. Icyo kintu twapfaga cyane cyane. Ku ruhande rw'umugabo, ese ubundi mwapfaga iki we n'umugore wawe? Jewe mu buzima bwanjye ntabwo umuntu nsuzugura. Amakimbirane mwagiranaga yari amaze igihe kingana iki? Tumaze imyaka 2. Murangije muragira muti reka dufate umwanzuro twiyemeze kureka gukimbirana. Igitekerezo cyaje gite? Nakundaga abana cyane, ndavuga ati se kubera iki nakomeza kukureka ngo ugume wanyu kandi mfite abana 2, ngwino tubane. Nuko twafashe umwanzuro twese. Iyi gahunda ya Guma mu rugo yabafashije iki nk'umuryango kugira ngo mucoce amakimbirane mwari mufitanye? Twariciraga tukaganira, igihe yataga ngo yasinze niya ntago yarakinywa inzoga, tukicira tukaganira, nkateka tukajyana muri dushe nkabona ibintu byose nta kibazo. Niho byahereye kubera Guma mu rugo. Twaraganiraga nyine akavuga bimwe ntabwo nzabisubiramo, kambwa ngo navuye ku nzoga no guhamagara abantu kuri telefone ryafuhe by'abantu agira harabicikaho. Aha nawe tubwira. Je naje gusanga n'ubundi kubabwira nabo umugore naje gusanga ari ikosa. Yere Guma mu rugo ikintu yamaye kubana n'umudamu wanjye neza. Sinigeze mutuka, sinigeze mubwira nabi. Twabanye mu bintu bishimishije. Yambwira ati mfasha kano karimo nkamufasha, niba ari ugufura nkamufasha, ibintu bikagenda neza mu rugo nta kibazo pe. Turi kugenda tugana ku musozo. Ni rihe somo mwakuye mu buzima bwuje amakimbirane mwahozemo mushobora gusangiza abandi? Narakubitwaga pe, ariko ubu ntago nyikubitwa. Naratukwaga ariko ubu ntago nyitukwa. Naraburaraga ariko ubu ntago nyiburara, kubera gushyira hamwe no gutuza no guca bugufi. Gira inama ugira abandi babyeyi bagenzi bawe, by'umwihariko ushingiye ku isomo wakuye nyine mu makimbirane wahozemo n'umugabo wawe. No gushyira hamwe, umugabo yakubwira ukamwubaha, nta gusuzugura, yabikubwira ukabikora kuko bari inzoga zibimukoresheje, ariko yaza kuza kuzivamo ukamusobanurira utivumbuye. Ko abagore dukunda kwivumbura cyane. Iyo twivumbuye tuba duhohotera uburenganzira bw'abana, kuko iyo wahukanye ukajya iwanyu uba ujyanye abana kandi uba utaye umugabo. Wowe ni inama ki wagira indi miryango ikiri mu makimbirane kugira ngo nayo ibashe kuyasohokamo? Njye inama nabwira ingo byenda ziri mu makimbirane nuko zashyira hamwe. Igihe turimo twageze mu iyindi si nshyashya, tugomba gushyira hamwe twese, bagabo bagore mwese, twese turi bamwe, muganirize abo mubana. Ndabashimiye cyane ku kiganiro cyiza twagiranye. Ndabifuriza gukomeza kubana mu mahoro, munarera nyine ibi bibondo byanyu. Mwakoze cyane. Murakoze namwe.
nange murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha. turabashimiye umuryango umaze kudusangiza ubuhamya bwabo. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, mwiyumviye ko uyu muryango wahoraga mu makimbirane aturuka ku kutizerana ndetse n'ubusinzi. Nyamara kubera kwirirwana mu rugo baraganiriye biyemeza guca ukubiri n'amakimbirane babifashijwemo n'iyi gahunda ya Guma mu rugo. Hitimana David yanyarukiye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Ngamba, akagari ka Kazirabonye, aganira n'Iyakaremye Jean Claude akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa wako, maze mubwire ko iyi gahunda ya Guma mu rugo yafashije abaturage mu gukemura amakimbirane. Reka tubumve. Turi kumwe na Iyakaremye Jean Claude, akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kazirabonde, kamwe mu tugari dutatu tugize umurenge wa Ngamba. Jean Claude, ikaze mu kiganiro ejo. Murakoze cyane. Turimo turaganira ku makimbirane hagati y'abashakanye, ariko twibanda hanini ku ruhare rwa gahunda ya Guma mu rugo mu gukemura ayo makimbirane. Ese Jean Claude, iyi gahunda ya Guma mu rugo hari uruhare yaba yaragize mu kuba yakemura amakimbirane hagati y'abashakanye muri aka kagari ubereye umuyobozi? Ino gahunda ya Guma mu rugo nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari njye yaragize uruhare mu mibanire y'abashakanye, kuko urebye nk'ibibazo wenda nubwo nta mibare ifatika turabona cyane ko gahunda ya Guma mu rugo n'ubundi ntabwo irasozwa neza, ubona ari cyo byagabanyije. Isize noneho imibanire y'abashakanye iri ku ruhe rwego muri aka kagari? Murakoze cyane. Muri kano kagari imibanire y'abashakanye isize aricyo byubatse, kuko akenshi wasangaga umugore cyangwa umugabo abyuka agenda, yaza umugore ati wasesaguye imitungo, bagagirana amakimbirane batunca inyuma, ariko wabaye umwanya mwiza aho umugabo nawe yabonye ko umugore niba ari amafaranga yamusigira atayasesagura, wabaye umwanya mwiza kuyabona ko umugore nawe yabonye ko umugabo ubwo yagendaga atamucaga inyuma, mbona yari ari cyo byubatse. Nibyo muri kino gihe ibibazo twakiriye nk'uko natangiye mbibabwira ntabwo byabaye byinshi, ko ndumva nko mu gitabo cy'ibibazo twakiriye ni ibirego bitarenze nka 3, kuko ari ingo nyinshi rwose tuzi neza ko zari zibanye mu makimbirane, aho umugabo yagendaga yava mu kazi akumva ko nta handi agomba kuruhukira ari mu kabari, ugasanga abana nta burere. Ariko uyu munsi wa none dufatanyije n'inshuti z'umuryango bitwereka ko izo ngo zibanye neza uyu munsi wa none. Uruhare ruhari, kuko iyi gahunda ya Guma mu rugo abashakanye babonye umwanya wo kuganira ku micungire y'urugo, ku burere bw'abana. Akenshi ndavuga ku bagabo, kuko kano kagari nta kagari ko mu cyaro, aho abagabo bajya guhiga, abagore benshi akenshi bagasigara bahinga, aho umugabo yumvaga ko nava mu kazi ahita ajya mu kabari. Ariko wabaye umwanya mwiza wo kuganira ku bashakanye. Nta no gushidikanya ko ino gahunda ya Guma mu rugo yagize umwanya mwiza wo kwita ku burere bw'abana, kuko wasangaga akenshi umugabo aragiye arataha nijoro abana bajyamye, ariko wabaye umwanya aho ababyeyi baganiye n'abana. Birashimisha ko njya mbona iyo nembera mu baturage ugasanga umugabo n'umugore barahinguye, umugore yikoreye inkwi, umugabo ashoreye umwana cyangwa ateruye umwana. Hari n'ingo twagendaga dusura, wajya mu rugo ugasanga umugabo yagize uruhare rwo guteka, nawe yaratetse, umugore arimo arasekura ubugari, umugabo arimo arahata ibirayi. Kandi ubundi wabonaga ngo abagabo bafite imyumvire yuko nta mugabo ushobora guteka n'iby'abagore, ariko wabaye umwanya mwiza wo gufasha imirimo yo mu rugo. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro gito tugiranye, izihe nama mwagira abashakanye bagihora mu makimbirane batajya bagira umwanya wo kuganira? Inama nabagira nk'umuyobozi w'akagari, abaturage bo mu kagari kanjye cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange, ibyo wakora byose utabaje kubaka umuryango wawe aba ari ikibazo. Nabagira inama rero ko mu mirimo yose bakora bajya haboneka umwanya wo kuganira n'uwo bashakanye, wo kwegera umuryango wawe kuganira n'abana. Inama ye nabagira nuko mu byo wakora mu kazi kose wakora wagira umwanya wo kuganira n'uwo mwashakanye. Mbahaye ikaze nanone bakunze b'ikiganiro ejo. Nk'uko bisanzwe uyu ni wa mwanya twahariye kubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu biganiro biba byaratambutse. Ubutumwa bwa none buribanda ku kiganiro cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ku cy'urubyiruko rwiyunguye muri gahunda ya Guma mu rugo, aho twibazaga tutese ni iki mwungukiye muri gahunda ya Guma mu rugo.
dore ibitekerezo mwadusangije. Eric Bizumuremyi uherereye i Kigali yagize ati gahunda ya Guma mu rugo icyo yansigiye ni ukutirara ngo nsesagura umutungo uko waba ungana kose. Ati kuko ntawe umenya uko ejo bizaba bihagaze. Nkunda cyane ikiganiro ejo, natwe turagukunda. Eliya we aravuga ko isomo yungutse ari ukwizigamira. Naho Nsabimana Theogene uherereye mu karere ka Gasigara mu butumwa bwavuga ko asuhuza cyane abakunzi b'ikiganiro ejo. Dukomeza, Ismael uherereye mu karere ka Nyarugenge yagize ati gahunda ya Guma mu rugo yatumye mbona umwanya uhagije wo gutekereza neza ndetse no kwandika filime nyarwanda. Muganga Rusakaza uherereye Kimironko yagize ati isomo nakuyemo nuko abantu b'abakristu batagomba kumva ko gusenga ngo Imana ikumve ari ukujya mu nsengero. Ati kuko insengero zifungiye imitima yacu yari ifunguye kandi Imana yakomeje kumva abayisenga kuko bari no mu rugo. Nawe udukurikiye wagira uruhare mu kiganiro ejo, aho wakwifashisha nimero ya telefone ngendanwa ariyo 0722282832 cyangwa se kuri 0788758141. Iyi nimero mwayikoresha no kuri WhatsApp. Ndasubiramo 0785858141 cyangwa se kuri 0728282832. Mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Twitter ndetse na Instagram, aho mujyashakirwa mukandikamo Ejo Youth Echo mu magambo arambuye. Ariko nanone mwifuje no gukurikira ibiganiro byatambutse, mushobora kubisanga kuri YouTube channel ya Ejo Youth Echo. Dukomeza n'ubutumwa bwa none. Akimana Eric yagize ati muri gahunda ya Guma mu rugo nize kwiyitaho kandi nkanitekerezaho. Ati kuko ubundi numvaga ubuzima bwanjye bwose ari akazi. Naho Jerome utaratubwiye ahaherereye yagize ati twirinde virusi ya corona. Dukomeza, Kirenga Ivode we yagize ati kubwanjye nungutse ibitekerezo byinshi muri iki gihe cya Guma mu rugo. Ati cyambere nungutse ubumenyi ku buryo wakora ukizigamira nubwo waba udakorera amafaranga menshi. Icya kabiri gutangira imishinga mito yanteza imbere mu gihe amashuri ataratangira. Uretse n'ibyo nigiye no ku bitekerezo by'abandi bitandukanye bishingiye ku kwizamura ndetse no kwibumbira hamwe mu matsinda n'urundi rubyiruko. Ati cyanyuma muri gahunda ya Guma mu rugo nabonye ko serivisi z'ikoranabuhanga zihuta cyane. Ati ku buryo na nyuma nzakomeza kuzikoresha. Tugana ku musozo, Gasasira Theogene yagize ati muri gahunda ya Guma mu rugo nungukiyemo byinshi nko gusobanukirwa kwizigamira ndetse n'ingaruka zo kutizigamira binyuze mu gukurikira ibinyamakuru bitandukanye, ndetse nanakuyemo uburyo bwo kwihangira umurimo kuko Guma mu rugo ntiyagakwiriye kuba umwanya wo kuryama gusa. Bakunzi b'ikiganiro ejo, reka minira aha tuzasubira ubutaha, ariko ubutumwa mukomeze mubwohereze, turakomeza tubwakire. Ndamushimiye cyane Christelle Wikeza umaze kutugezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho. Mboneraho no kubashimira mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye, mugira uruhare mu gutanga ibitekerezo ku biganiro tuba twarabagejejeho. Shuti bakunzi b'ikiganiro ejo, tukaba tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro kibanze ku ruhare rwa gahunda ya Guma mu rugo mu gukemura amakimbirane yo mu miryango. Mu kiganiro cya none twumvise ibitekerezo by'abantu batandukanye bavuga ko gahunda ya Guma mu rugo yafashije abashakanye kongera gufata umwanya bakaganira, bagahuza ibitekerezo, bakita ku burere bw'abana babo ndetse bagahuriza hamwe amaboko bagasangira ibyo bafite. Twumvise kandi umwe mu miryango wabashije kwikura mu makimbirane yari ashingiye ku businzi no kutizerana, ariko kuri ubu binyuze muri gahunda ya Guma mu rugo bakaba barabashije gukemura aya makimbirane. Twumvise kandi na Jean Claude Yakaremye, umunyamabanga nshingwabikorwa wo mu murenge wa Ngamba, akagari ka Kazirabonye mu karere ka Kamonyi, nawe ashimangira uruhare rwa gahunda ya Guma mu rugo mu gukemura amakimbirane. Nawe wari uduteze amatwi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi, udusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije kuri telefoni igendanwa ariyo 0728 028232 cyangwa kuri 0787581411. Ushobora no gukoresha nimero kandi ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ndabashimiye mwe mwese twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi, cibiyana bagenzi banjye bamfashije kubategurira no kubageza iki kiganiro cyari gihagarariwe na Roger Nigena, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma.
mwakoze kubana natwe, twese hamwe dukomeze gufatanyiriza hamwe kwirinda virusi ya korona dukurikiza amabwiriza yashyizweho n'ubuyobozi. Nitwa Nicole Giraneza, ikiganiro ejo naho ubutaha.